Ishuri riduha ubumenyi bwinshi, gusoma, kubara, siyansi n'amateka. Ariko hari ibintu byinshi by'ingenzi cyane umuntu yiga atinze. Rimwe na rimwe abimenya amaze guhura n'ingorane zikomeye mu buzima. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu ishuri ritigisha ariko buri muntu wese akwiye kumenya kugira ngo abeho neza. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, ishuri ritazigera rikwigisha, banza wimenye wowe ubwawe. Ishuri ritwigisha gusubiza ibibazo ariko niritwigisha kumenya abo turi bo, ibyo dukunda n'ibyo dushoboye. Gucunga amarangamutima, nitwigishwa uko tugenzura umujinya, agahinda cyangwa se igitutu, nyamara ari byo byangiza ubuzima bw'abantu benshi. Ishuri niritwigisha uko wakira gutsindwa. Mu ishuri gutsindwa ni ikosa, ariko mu buzima gutsindwa ni ryo somo rikomeye. Kwihangana, nibatwigisha ko ibintu byiza bisaba igihe. Kwihangana n'imbaraga zihoraho. Gucunga amafaranga, abenshi barangiza amashuri batazi kuzigama, gushora imari cyangwa se gukoresha amafaranga neza. Akamaro ko kwizera wowe ubwawe. Ishuri rishimangira amanota ariko niryigisha kwigirira icyizere. Uko wahitamo inshuti nziza. Nibavuga uko inshuti mbi zishobora gusenya ejo hazaza hawe. Ishuri niryigisha uko wavuga oya. Kubasha kwanga ikibi si uburangare, ahubwo ni ubwenge. Ishuri niryigisha uko ubana n'abandi. Ubuzima si amarushanwa gusa, ni ubufatanye n'abandi bantu. Akamaro ko kwiga ubuzima bwose. Ishuri rirarangira ariko kwiga ntibirangira. Ishuri niryigisha uko wakemura amakimbirane. Nitwigishwa kuvuga neza mu gihe hari ikibazo. Agaciro k'igihe. Igihe ntigisubira inyuma ariko abantu benshi babyiga bamaze kugitakaza. Kwitwara mu rukundo. Ishuri ritwigisha kubara ariko niritwigisha gukunda neza no kubaha uwo mukundana. Ishuri niritwigisha kwakira impinduka. Ubuzima burahinduka ariko abatinya guhinduka barahagarara. Uko wakwihangira umurimo. Ishuri ryigisha gushaka akazi ariko niryigisha guhanga akazi. Ishuri ntabwo ryigisha kunengwa. Kunengwa si ukwangwa, ni amahirwe yo kwikosora. Agaciro k'ubuzima bwo mu mutwe. Ibyishimo by'imbere ni ingenzi kurusha intsinzi zigaragara. Ishuri niryigisha uko wifata mu bihe bigoye. Ibibazo ntibyica umuntu ahubwo bimugira umuntu ukomeye. Ishuri niryigisha kwihesha agaciro. Nta muntu uzaguha agaciro kurusha wowe uko wakiha. Ishuri niryigisha uko wubaka intego z'ubuzima. Kubaho udafite intego ni nko kugenda utazi aho ujya. Ishuri ni ingenzi ariko ubuzima niryo shuri rinini kurusha ayandi yose. Uwiga aya masomo atigishwa mu ishuri aba yiyongereye amahirwe yo kubaho ubuzima bufite icyerekezo, amahoro n'intsinzi. Ndabashimiye.